Ini dah guru bisa mana guru kira. Wah, ya shize we. Yawa yewe. Yes, ndabasuje cyane abakunzi mwe komeze fresh amakuru yanyu aho muri hirya no hino kwisi nizere komeze neza. Jewe nitwa Junior umusobanyi tugira umugozi muhambira ikindi kuba kumushwa isi muhwe z'agaca nizere ko mwese mumeze neza. Abantu mwakoze subscribe reka ibimbe byihore kwanza ndabizi mwarikoze murakomeza no kuyikora. Ndi kumwe hano na famiye ngari y'uyu mu mama ndetse n'umuhungu we n'abakobwa be babiri bati ntibimeze neza kandi tujye tubona uhura n'abaganga bagiye batandukanye wadufashije guhura n'umuganga ushobora kudufasha ariko mbere yuko tugenda turabanza mbere ya byose mama muraho neza nanone muraho yangana mutuvugisha yewe turabavugisha turabanza kwanza tukubaze amazina witwa ngewe nitwa Murekeye Isoni Marigarita ntuye iyo mu karere ka Ngororero ubwo rero uyu mwana wanjye yararwaye umwana ararwara ibintu biramuzambya bikomeye baza kuzandangira ngo inaha muri Musanze hari umuntu w'umuvuzi ushobora kugira icyo yakora ubwo rero niho nabashiye kuguhamagara kuko nawe bakundangiye nomero yawe iriya wabonye nuko none mumfashe mungeze ko muganga umurwayi rwose pe amerewe nabi naravuje narananiwe bese mwangeze nko kuwo muntu abonye abishoboye rwose twazashima Imana. So abantu mudukurikiye mudamu yarahamagaye avuga ko afite umwana urwaye ariko ubundi abo bombi muri kumwe uko ari batatu aba ni bashiki be uyu nguyu uri inyuma ye niwe bakurikirana uyu niwe bucura niwe ubakurikiyeho wa gatatu nuko yigaga ariko ibyo kwiga byararangiye ibyo bintu byamaze kumuzaho birangira kugira ngo agire icyo yakongera gukora cyo birangira bityo tudatinze arwaye ikibuno ubundi uyu mwana hari ibintu byaje gusohoka inyuma kwituma yatangiye avuga ati ndababara mpamagara ari ku ishuri ati ndababara mama ku kigo bamujyana kwa muganga biranga bigera igihe cy'ibiruhuko ubu amezi 5 yose arashize ndi nawe muvuza rwose pe ibintu byaranyobeye kuvuga ngo ibintu bisohoka inyuma gutyo umuntu ntahita bisobanura nyuma haca umwanda niho haje ibintu birahinguka inyuma mu kibuno ubwo rero ndi ibintu ubona sinzi ukuntu mbese ni nk'ibintu by'imbere mu kibuno kiwe ubwo rero wari wahamagaye uvuga uti mu nyaranje mungeze ahantu ubundi ibijyanye n'imivurize wabigenje ute mbere imivurize namujyanye kwa muganga muzungu bamuha imiti bakamuha imiti bikasubirayo umunsi bari bakubwiye ko arwaye icyo bambwiye ngo arwaye indwara by'abazungu byanyu ngo niba ari hemorrhoide niye ngo ni indwara ya hemorrhoide niba ari sinzi ndabaza se yabaye ikindi giti cyamwishe bati hoya iyo ndwara ibaho ariko umuganga wa nyuma yaje kumbwira ati uzashakishe no mu baganga abanyarwanda ubwo rero niho nashakishije nomero zanyu ndavuga nti muzandangire uwo muganga numva bavuga w'Imusanze afite abimaranye nk'igihe kingana iki amezi 5 ubu tuvugana kuri iyi tariki ukwezi kwa 5 kuzuye uvuga ngo ikijyanye no kuba mwambitse igitenge byo ntabwo yowe nta kintu yambara ibyo bintu byarasohotse birimo biranagana ubu tuvugana biranagana rwose umva kuza ubu yaje apfukamye mu modoka yaza cyo nuko niko abaho nta kundi ubu ntabwo ashobora kwambara nk'ipantaro kare ntibishobaho ntawo bibaho nta kariso nta pantaro nta kagatenge ubwo yewe udutenge ubwo tunshizeho mba nkwambuye nukuri ihangane mbere ya byose kubwo ikibazo rwose mufite urumva n'ikibazo kinini ariko uyu mudamu yaravuze ati murebe kuntu mwangeza ahantu wenda bamfasha ubwo tumujyanye ku mugabo turi mu karere ka Musanze tumujyanye ku mugabo tuziho ubuvuzi bwa gakondo nigeze gusohora video imwe nakoranye nawe ariko haciyemo ngira ngo nk'imyaka 2
nageze ahantu yabaga mbere dusanga yarimutse yego kumbe batweretse ahantu yimukiye niho tugiye kugera tumusuhuza ariko narimbwiye abantu mbere yuko bino bintu biba nanjye kamera ndayigendana bigomba guca ku mugaragaro muri make sinazi hano ubusa abantu ngomba kubereka Junior niko nteye murabizi ko tugiye kubigenza ubwo mugiye kujya inyuma yanjye tugende mbereke muramukoze rwose Imana ibahumugisha ngo yitwa nde uyu muhungu wanjye yitwa Evariste Maniragaba so Maniragaba Evariste ubwo niwe tugiye kuvuza turebe nimba gahunda ziri buze gucamo ariko tumushyiriye n'umuntu twizeye fresh nkuko mwabonye ubushize video nasohoye hano nabwo nagize gutya umuntu ndamwitaba mujyana ahantu bajya kumufasha ubwo nabwo turi mu karere ka Musanze tujyanye Evariste kujya kuvuzwa so icyo muri bukore rero abantu turi kumwe murakurikira amashusho gusa paka tugeze kuri no rugo tujye kureba ko uyu mwana yafashwe afite nk'imyaka ingaho yewe afite imyaka 21 okay reka tugende rero turakomeza uyu muhanda muragerageza ubwo turagumya tumujye nuko akabyara no kugenda ni ikibazo nuko ntagenda ntiyicara nuko bapfukamye nuko urararira nuko uraratuka naheruka kubona umusore wambaye igitabo amaso yaratukuye wambyeyi nanjye reba uko ngana uko ndi umusaza reka narumiwe ihangane urumva ni isi niko bimera muri iyi si erega njyewe yaba dore aba bana bashikibe bararize bari mwana wanjye we wakagira Imana we nese ugutekereza wenda ko bamuroze umva utekereza ko ikibazo ari ubuzima busanzwe nge nagize ngo ni inzoka wenda nimanika si umwana w'uruhinja arwara imanika ngeze aho ndavuga intumva mwakabyara sindaguza sinjya mu bapfumu singira ntari kujya aribyo byose ariko ubugiye rero rwose ngiye kuvuza bazambwira uwo muntu uwo mubyeyi amvurire niba avura kuko ariko kubera irankuwa sije gusohora hari akanimero naragahiye umuntu agize atya akaba yashaka nk'akamoto kugira ngo twihute ubwo kuri moto ntabwo yakoyowe nase yapfukama ntabwo yicara mba nkwambuye ntabwo yakwicara kuri moto wajya kirazira ntabwo yicara aryama yubamye yarapfukamye amaso yamaviye yabaye nka ihene mba nkwambuye ubu mukuza mu modoka byagenze mukuza mu modoka yaje apfukamye ubundi twateze imodoka baratuzana yaje apfukamye ubu twavuye iwacu saa 9 bamuherekeza baramusandekereza dore babashikibe nta kintu dukora mu rugo yaratujambije ubuzima bwaranze mba nkwambuye dore nangaha niho tuje baturangiye umugabo asigaye atuye gahunda uko igenda rero ubwo ni ukugira gutya tugakomanga ko tubamusanga igihe kinini gishize ntanavugana nawe nta na nimero ye nari nkigirana nabikubwiye yego wambwiye nyine niba turi buhamusange kameramani urigira inyuma dukomeze tujya gusatira umuryango dukomange turebe mu mwambike yewe yewe ubu narumiwe wakabyara mwana wanjye se kugira ngo dutangire icyumweru yanjye dusatira umuryango nyine muramufata mu mukono oya nkangane azakira ma ihangane ariko azakira ariko wewe nkangane nabyaye benshi mwana wanjye iyo wagiye kuzana ihembe ku kahinga rwose pe muraho uri gushaka nde amakuru neza nitwa Junior ndi umunyamakuru ari tuje kureba dogiteri arimo hano hari abantu bameze nabi dogiteri yaba arimo mwavuganye se ntabwo twavuganye nta nimero ye nkigira njye ariko aranzi oya reka mbaze mubaze so gahunda uko iteye yavuze ko agiye kubanza kutubariza niba muganga ari buboneke
ihangane rwose urakomeza yego shaka takutera ihangane ariko iyi ndwara wavuze ubu usanzwe uyizi wowe waba warigeze uyirwazaho cyangwa waba warayibonyeho reka wa mubyeyi we ngibi niho nabibonye ni amajyambere y'iki gihe nabibonye bizi uko pe bava no ku ishuri baje nta kibazo nyabuna ihanga wakagira imana ari heza aradusanga ngo munyure hano muramubona ibyo ari gukora mwana umugende neza ndabona ari hatari yarasaraye wakagira imana we amezi 5 yose amezi 5 ubu amavi iyo yarebye yabaye nk'ay'ihene inkokora agashinga inkokora agatuza ngo mwitonde yaba ari n'umuntu ari neza cyane habuze se abana b'abahungu ko baregira umwanda ese mwana wanjye ibi ni ibiki mwiriwe tushakira uwo musaza wa mugabo we ntihangane shasa nko gutera urafata inyuma cyane urafata inyuma ndatanikara wakagira ntihangane waracyari no muto mwiriwe dore wa mugabo n'uriya dufite umurwayi hano wo kabyara ibintu birakomeye twongere dusubire inyuma ntabwo yagerayo se wa muntu we ko yarembye turamusubizayo yewe yasubira ruguru n'ubu tugeze aha twagonda kurahiye hano hari imisumari mugende mwita ndabona ubwubatsi buri kujya mbere hano mugende mwitonze wabona n'icyo uko agiye kuzamukana njyewe wakagira imana ayihangane ewe wambyeyi wewe kumva se indwara zo muri ibi bihe zaratuboneye nyabuna erega yananiwe nta babyeyi wewe yananiwe indwara zirayewe nyabuna urakomeza ku gatenge k'inyuma kuko uragakomeza rwose umutangisha neza ntabwo iri bubanga neza mukora izo nkweto mukure mushe utamwegereza akabura nyamuntu ukamutoneka mureke mushyikiriza umubyeyi nyagasani muganga akavuga nk'aho ngo biroroheje ndeba utamurwanaho kandi baje bahangayitse uyu mwana wanjye rero arangije amezi 5 yose arashize iyi tariki ya none ubwo rero baje naravuje nagiye kwa baganga bazungu bakamuha ibinini bakamuha imiti yo gusigaho biranga ubwo ibintu byarasohotse byo mu nda ibyo ari byo byose nta kintu arya nta kintu anywa buriya yarumye ubwo gusya wakabyara baza kundangira uyu mubyeyi rero
ubwo ndamuhamagara ntinakundangiye none ngira ngo ngeragereze urebe ko hari icyo wankorera wakabyara windebere barambwiye ngo arwaye ngo niba ari indwara ngo niba ari ngo ni moroyide ngo niba ari moroyide niba ari iki ariko byaturutse imbere mu kibuno ntayitona ye nuko bimeze mwamukoze mwakagira imana mwe Umukecuru yitwa nde? Ni we nyina? Ni njye nyina. Ni njye nyina wakagira imana we. Shirano. Shirano naye mwana ngo Shirano. Shirano gake Shirano. mbese n'uburozi mawe yeko nyagasani imana yo mu ijuru abantu rwose ntabwo mwumva abana wanjye ntabwo nababwiye ni umwana wanjye n'undi manza ari amarozi rwose ntibanza ari ibintu bamukoreyeho uyu mwana yari afite ubwenge mu ishuri wa mubyeyi we umva ntabwo mwumva sinababwiye ntabikenga bunyabona wakarama none se wakagira imana uramfasha iki nkurwane wese niba uramuvura umumvurire rwose pe nzakugororera wowe ukagira imana ntabwo nakubwiye sinakubwiye nti ubu umusaza wawe uzazura
nta kandi kana ngira ni ukuri none ndebera yari ari kwiga nkaho none baramungoma ndwanaho umuganga rwose wo kabyara Sinavuga gatoya. Como lo yasohotse ese muganga tuzabigenda ibyo bintu tuzamenya umubyeyi we wowe uramenya wowe ukagira wowe uramenya ukuri bwawe kuri ibyo bintu ko bishavuba nako bishavuba vuba yego wakabyara nangira mubyeyi no wandangiye ubwo narangiye n'undi muntu wavuriye ariko nge sinkimenye ndagumya ndashakisha mba narageze mu kwezi kwashizeho kajya mwana we none se mukecuru uko mbona waje ngahita nakira umurwayi wawe nagusobanurira amafaranga tuvurira inyakwakura yabona weretse ko ngewe ndi umukene wo kagira imana we ndi umukene na buriya mva ngo ariga yarihirirwaga n'abagira neza ndi umuntu w'umukene utereye aho nta kintu nigirira ariko ngize imana agakira ubwo ari kwiga tuzakwandikira tugusinyire uri umwana w'umuhungu wose pe imana izamufasha naramuka akize agakira mbese nta kundi ibyo azakorera byose azireba iwawe ndi umukene uko ndeba uko nta kintu nigirira abantu barashize kubera kutamenya aho abavuzi bari bose pe abantu bararenganye muga none ko ndeba uzanye icyuma niba ariko nabyo ubu ngubu urabona ko ibintu byarasohotse ibi ngibi ukamuganga ntabwo wabikata ngo bishoboke kubera ko aba ari uburozi hariya ngira imikora imiti imaze kumuha ndagiye kubikata bivamo iyi ntabwo ari imororide isanzwe ibyo ugiye gukuramo ni ibiki ni ibintu biri kunagana ntabwo ari imororide isanzwe ni uburozi burimo ndagiye kubikata nimara kubikata no mu muti birahita bikira nta kibazo mfashe mikoro bikurikirane uko ugiye kugenda Ini dah guru bisa mana guru kira. What?
yarashize we. yewe harimo n'ihembe ahubwo wabibonye ikecuru harimo n'ihembe niko yemwe ba iri hembe ntabwo ari rya ya ntama yacu ubushize bayitwaye bagiye kuyizirika iri ntabwo ari ryo ngari ihembe ni ukuri ntabwo ari ryo yamaye nka Yesu dore kimwe cyari kiri kunagana inyuma n'iki ngiki yewe we cyese cyo turamenya ari igiti n'agasani nyine kiri ikinyama nyine cyo ryasurwa na rya hembe ryasurwa n'ikinyama cyo mu nda yego rata yabuze ukuntu yajya karani mwana ukuntu yajya wita ariko mana mbega akagira imana ariko se koko tuzamenya ari ibiki koko urabona ko ari n'amaso ariko iri hembe nkubwire muganga urabona ko imaze iminsi byamuburemo ni umva ubu yitungiwe n'imana yageze igihe kujya kwa muganga yageze igihe abura n'amaraso no guhagarara biranga bashyiramo iyi miti yo mu mitsi y'amazi bashyiramo amaraso biranga reka byagera mu rugo kandi yaba ari mu rugo intambara ikaruma wakabyara nageze igihe njya kumuraza kwa musaza wanjye kwa nyirarume yajyayo akaryama ariko ntiyajya ku musarani ntagire ikintu akati nta kintu nshaka kurya ariko ubwo ngubwo yahinguka mu rugo wanjye mu marembo intambara ikaruma uko byabaye niho abantu bagumye kumbwira bati shishikara ushakisha abavuzi ba gakondo nyuma rero reka tuvugishe uyu mugabo ibi ni ibiki wenda abantu mudukurikiye ntabwo twagaragara bimeze nko kubyaza muri make oya sinubibonye se wowe ubonye ko mujya mubwira ngo ni hemorrhoid isanzwe kuko hemorrhoid ni uburwayi buzwi bwose bw'ahantu hose ariko noneho ngewe mujye mungezeho usuzumye usanga harimo uburozi mu muti muhaye rero umufasha kugira ngo mukuremo ni imisanzemo urabona ko biramazemo iminsi myinshi amaraso yamuvuriyemo ariko urabona ko harimo n'ihembe bivuze ko ntabwo ari uburwayi bamubwiye yari afite ntabwo ari hemorrhoid ni uburozi busanzwe n'uburozi ubigenje ute rero ubundi kuko twe tubibonye mu buryo bwihuse ngira ngo wabirebaga yewe mfashe umuti ndamusuzuma ubireba ndangije kumusuzuma hanyuma musiga umuti mu maso uriya muti rero bamusize muriho byose biramurekura umubiri uhita wirekura ntabwo nkoze kumugumana akaba ari mpamvu nanjye mbonera kugira ngo mbikate bimanuke kuko bambikata nta mpungenge kuko ntabwo ushobora gutiyo ukata umuntu hariya ahantu ni habi cyane ushobora kumukata agahita apfa ariko kubera ko nzi neza ko ntacyo bimutwara kubera ko bitanye mbinyizeye niyo mpamvu nkoze biriya ubu rero bivuze ko ni amahoro nta kibazo afite ubu mu kanya gato bagiye kugira mwuhagire arava hano atangiye no kwambara ipantaro waje yambaye igitenge ahubwo rero muze kuba mwayizanye kuyambara ipantaro rwose rwose ugiye kumuha umuti yagenda anywe nta kibazo barakize birarangiye byamuryaga n'ibiriya biriya ntabwo bijya kuba mu mubiri ngo ugire ikintu na kimwe ugeraho ariko ikigaragara umuntu yari yararangiye niko nabyo cyane amenye iminsi myinshi cyane rwose bavuze ko ari amezi 5 itariki y'uyu munsi yujuje ukwezi kwa gatanu yewe ngiye kugiye kumuha imiti ndaguhaye wo kwisiga yego nuko yego urabukoze wakabyara hanyuma narangiza muzaze nzabaha imiti yo kumukingira yego kugira ngo kumuroga yego ni ukuri nayo urayitanga none ndayifite nta kibazo